ugasanga umuntu n'umuyobozi afite abahagarariye bamutoye sibyo ariko ntashobora gufata icyemezo na kimwe kiri tekinike ibintu afite mu nshingano ibintu yatorewe ibintu byifuzwa na bagenzi be bamutoye urumva kuko tugiye nko kuri iki cyemezo ubwacyo tayimingi yacyo n'uburyo kimeze ubundi umuntu yakabaye avuga ati Munyantwari nabo bakorana muri komite executive basigaje amezi 6 kugira ngo manda irangire siko bimeze kuko batowe gusimbura kurangiza manda ya Olivier yari isigaje imyaka 2 siko bimeze nta yindi batorewe hariya bagomba kurangiza imyaka 2 hanyuma akongera akaba amatora bagasubiraho cyangwa ntibasubireho sibyo so muri iyi situation umuntu yakabaye expectinga abayobozi ba komite executive ya Ferwafa batangiye campaign sibyo batangiye gukora ibyo abanyamuryango bifuza kugira ngo ubutaha bazabongere manda nibyo sibyo yes Munyantwari na komite ye bakaba ari abantu bashishikajwe no gushyira mu bikorwa ibyo abanyamuryango ba federasiyo bifuza kugira ngo bazaborohere kongera kwiyamamariza indi manda sibyo otherwise baba nka Abega yakoze inzibacyuho afande Kazura amaze kwegura urumva amatora abaye Dogora aramutsinda ni ukuvuga ngo Munyantwari na komite ye barimo barakora inzibacyuho siko bimeze bakabaye bagerageza gukora ibyo abanyamuryango bifuza kugira ngo nabo bazagire bazabongere manda igitangaje rero kinatunguranye nuko bafata ibyemezo biri against ibyifuzo by'abanyamuryango ba Ferwafa icyo nicyo umuntu wese yakwibazaho ibyemezo biri against ibyifuzo by'ababatoye kandi bakagendeye kandi babura amezi 6 ngo bongere babasaba amajwi ibyo rero biraterwa n'impamvu ebyiri mu mboni yanjye impamvu ya mbere inakomeye nuko aba bantu si bo banshyizeho n'ubundi ukira ukare n'ubushobozi tutagucyemeje no kugaruka batabishaka ukuvuga ngo bashaka no kwicara babandi n'ubundi yanze kwemera ibyifuzo byabo n'ubundi bakongera agasubiraho ukuvuga ngo nagaruka nkakora indi manda against the will of the members donc contre ibyifuzo by'abanyamuryango bantora batantora mfite ubushobozi bwo kongera kugaruka nk'abayobozi donc ndabatunze ntibantunze iyo ni angre imwe sinjye wabo ntibanzanye sibyo nagenda cyangwa bakagenda ni ukuvuga ngo abayobozi ba Ferwafa abayobora komite executive baraziranye buri wese azi nuko yaje ku kigero cy'uko bagera naho babwirana ngo uko waje niko naje ntunkange ni ukuvuga ngo bano bagize komite executive ya federasiyo yes izo mvugo buri wese azi uwamuzanye buri wese azi uko yaje muri Ferwafa ku kigero cy'uko abanyamuryango babashyiraho bakina rero ntoya ku buryo kwica amazi ntacyo bibatwaye uranyumva neza iyo ni impamvu ntekereza ko ari nayo nkuru niyo nkuru bakina rero nto icyo biganisha nuko ngo inteko rusange icyo twita inteko rusange umuntu udukurikiye wenda utamenyereye siporo cyane ntabwo bimenya ngo inteko rusange ni iki inteko rusange ni ihuriro ry'abari abantu b'abayobozi b'amakipe abaperezida b'amakipe y'abaperezida b'amakipe ntabwo yataye agaciro nta cyemezo ifata cya nyacyo kandi ubundi ahandi hasanzwe ku isi nibo bafata ibyemezo ubundi aho rero niho bituma niba inteko rusange nta mumaro ifite no mu baperezida b'amakipe ubwabo umwe kuri umwe ntituziranye twese si abagabo tuvuga ukumva hano ni abantu batinyitse bubashywe rwose bafite ibyo banakoze banagezeho mu buzima bwabo ariko hari abantu bagera bakaba ibigwari pire
bibaturutseho cyangwa bitabaturutseho kuko hari igihe sisitemu y'ikintu iri gukoramo iruta abantu, ibyo birumvikana. Ariko abaperezida bananiwe kugarura byonyine uburenganzira bw'ibanze bwo kwihitiramo umuyobozi wa Ferwafa, kumwemeza cyangwa kumuhakana. Ari nayo mpamvu biba binazwi ko harimo abashobora gusara rero ukabona ntibabyumva. Niyo mpamvu hajeho amayeri yo kujya haza umukandida umwe, kuko ubu umupira bigezaho habaye nk'amatora muri Ferwafa, umusaza akiyamamazanya n'umuntu muzima wazanywe nako byari bisanzwe byubakitse, abantu bakwitora wa musazi aramutse ahari aratungutse yaba yagezemo kandidatire se. Ubundi umusazi ndakabije, nta musazi waza kwiyamamaza, ariko ndavuga umuntu tubona ari mediocre agayitse, ubona atari umuntu wo kuyobora ibintu, utaragize umupira. Bamuciye urwaho abaperezida b'amakipe bamutora, bakagira amahirwe bakabona haje itora ririho abantu babiri, harimo uwo nguwo baba babonye, kuko ushobora kuba batereka uyu mukandida n'ubu ntiyatsindwa n'uriya muntu, bakibeshya iyo mistake bakayikora, batora wa wundi twahita ngo ni uwa fake, wa wundi mutabonamo igisubizo na kimwe, ariko mukavuga muti nibe nawe ntaje kubyica, biri sophistique. Hari umuntu wica ikintu ariko akakica ubona